Buri muntu wese kuri iyi si afite umwihariko we. Hari abantu mushobora guhuza uburyo mwambara, uburyo muvuga se, ariko ntimushobora guhuza ibyo mwanyuzemo, imitekerereze n'uburyo ubona ibintu. Muri make, buri muntu wese arihariye. Twese abantu turemye mu buryo bumwe. Akenshi usanga hari imico duhuje ndetse n'ibintu dukora kimwe. Ariko hari n'ibyo tudahuje. Ese ni icyo wakora kugira ngo ube umuntu wihariye? Muri iki kiganiro nibyo tujya kugarukaho. Njye nitwa Charles Gahigana. Icya mbere, ba uwo uriwe. Kuba umwihariko ushobora kubikomora ku bintu byinshi, kuko mu buzima duhura n'abantu batandukanye, urugero nk'abarimu, ababyeyi baturera, abasitari n'inshuti. Hari uburyo aba bantu bose ugenda ubigiraho byinshi, ariko ntibikwiye kuvuga ko waba nkabo. Ahubwo icyiza ni uko wabigiraho ibintu bimwe na bimwe bigufitiye akamaro, ubundi ukiremera umuntu ushaka kubaho. Si ngombwa ko ukora ibintu nkabo. Urugero, abantu benshi batekereza ko kugira ngo ugere ku bintu byinshi ari ukuba ufite akazi kaguhemba amafaranga menshi kugira ngo ubashe kuba umukire. Si ngombwa nawe kubyemera utyo byanze bikunze, kuko nawe ushobora kwihangira akazi kawe ukaba wagira ubukire. Wowe ku giti cyawe wakwihitiramo kubyizera cyangwa se ntubyizere, niwe wabyihitiramo. Bisaba ko wimenya ukamenya intego n'indangagaciro ushaka mu buzima, hanyuma ugashaka icyo bisaba akaba ari cyo ugenderaho. Icya kabiri cyagufasha kuba umuntu wihariye ni ukugerageza ibintu bishyashya. Kugerageza ibintu bishyashya bituma umenya byinshi bishya utari usanzwe uzi. Gutyo bizatuma umenya ibintu byinshi, ugere n'ibyo wigisha abandi, ubabwire ibintu bitandukanye bibafitiye umumaro. Ibi bizereka abantu ko ufite umwihariko mu byo ukora. Mu byo wakora harimo kugerageza nk'ibintu bishyashya, imikino mishyashya, gushaka ibintu bindi wakunda gukora bishyashya ndetse n'ibindi bitandukanye. Icya gatatu cyakugira umuntu wihariye, jya ukora ibitandukanye n'iby'abandi mu gihe ntacyo bitwaye. Isi yuzuyemo abantu benshi. Kugira ngo utandukane nabo, jya ukora ibintu byihariye. Urugero, ushobora kubona abantu bose bagiye mu bukwe bambaye amakanzu, wowe ugahitamo kwambara ipantaro. Ibi bizatuma abantu babona ko ukora ibintu byihariye kandi uri umuntu ufite umwihariko wawe, rimwe na rimwe baba banakwigiraho. Icya kane, kunda inenge zawe. Baravuga ngo nta mwiza wabuze inenge. Akenshi abantu bakunze kwiheba biturutse ku nenge zabo. Nureba neza uzasanga icyo bita inenge zawe ari byo bigutandukanya na benshi. Rimwe na rimwe uzasanga uteye bitandukanye n'abandi, cyangwa se udafite ibyo abandi bafite. Ibi rimwe na rimwe si bibi, ahubwo nibyo bituma uba umuntu wihariye. Bityo rero jya ukunda inenge zawe, ureke kuzibona nk'ikintu kibi, amaherezo uzabona ko ari umwihariko ufite. Ku rundi ruhande ariko, gushaka guhindura inenge zawe ntacyo bitwaye. Urugero, niba ufite umubyibuho ukabije ugahitamo gukora siporo nyinshi kugira ngo ugabanye umubyibuho, ibyo ntacyo bitwaye rwose. Icyiza kandi cy'ingenzi ni ukwiga kwikunda ubwawe n'ibyawe byose, cyane cyane n'ibyo udashobora guhindura. Icya gatanu, irinde kwitekerezaho nabi. Kwitekerezaho nabi ni ibintu bibi cyane, kuko bituma utagera no ku ntego zawe z'ubuzima. Ni byiza ko witekerezaho ibintu bikubaka, ukitekerezaho neza. Uzatangazwa n'ibyo ushobora gukora no kugeraho nureka kwitekerezaho nabi no kwica intege mu buzima bwawe. Icya gatandatu cyatuma uba umuntu wihariye, jya ushishikazwa no gukora ibintu byihariye. Hari ibintu byinshi wakora ugatandukana n'abandi, harimo nko gusoma ibitabo byinshi, gushushanya, kuboha, kudoda ndetse n'ibindi bitandukanye. Ibi rimwe na rimwe bizatuma utandukana n'abandi, kuko uzaba urimo gukora ikintu cyiza kandi wishimiye, kandi bizagufasha gutandukana n'abandi rwose banakwigiraho. Icya karindwi, kwagura ubumenyi bwawe. Ubumenyi ni urufunguzo rw'ubuzima. Ibintu wakora kugira ngo ugire ubumenyi bwagutse harimo nko gusoma ibitabo, kureba iby'amateka n'amafilimi, gukora ubushakashatsi n'ibindi bitandukanye. Ese ibi wabikora gute? Niba hari ibintu bigushishikaza ushaka kumenya mu buzima, ni byiza rero ko wakora ubushakashatsi. Ubumenyi uzakuramo buzatuma utandukana n'abandi, kuko ushobora no kubishyira mu bikorwa bikakubyarira ikintu gifitiye umumaro mu buzima bwawe. Ikirenze kuri ibyo kandi, bizatuma umenya byinshi wakwigisha n'abandi, bityo batangire kubona ko ufite umwihariko bakwigireho. Icya munani, jya ugerageza utembere. Kujya ahantu hatandukanye ukamenya ukuntu abantu baho babayeho bizagufasha cyane. Mu ngendo uzakora uzite cyane cyane ku kuntu abantu bitwara, uburyo bambara, uburyo baha agaciro umuco wabo ndetse n'ibindi. Uzagerageza ubigireho byinshi byiza bizatume n'abandi batangira kubona ko wihariye. Icya cyenda, ntukite ku baguca intege. Iyo ufite icyo urimo kugeraho mu buzima bwawe, nibwo abantu batangira kukuvuga nabi. Akenshi ni uko uba ufite icyo ubarusha. Abantu ntibazaguca intege, kuko bizatuma udatera imbere mu byo ukora, ndetse wenda bigatuma nawe utangira kwiyanga. Ntukite ku byo bakuvugaho. Icya cumi, ntukigereranye n'abandi. Biroroshye ko wakwigereranya n'abandi nubwo atari byiza.
wigeze ugereranya amanota yawe n'ay'abandi? Birashoboka cyane rwose. Gusa icyari kuba cyiza ni uko wari kugereranya amanota wabonaga mbere n'ayo wabonye uwo mwanya. Ubu ni bwo buryo bwiza bwo kugereranya kuko bigufasha gutuma wakwisubiraho rwose. Rimwe na rimwe iyo wigereranya n'abandi bituma ubasha gusubira inyuma kuko ucika intege vuba vuba. Nibyo koko kwigereranya n'abandi bishobora gutuma hari ibyo ugeraho. Gusa jya uba maso urebe niba kwigereranya bigutera imbaraga kurusha uko biguca intege. Ibi bizagufasha kugira icyo ugeraho kandi utandukane n'abandi. Ikindi, ntugihite ku cyo abantu bagutekerezaho. Abantu benshi bacika intege kubera kenshi abantu bababwira ibyo babatekerezaho ugasanga byatumye bareka n'ikintu runaka bari barimo gukora. Abantu bareba cyangwa bagatekereza bitandukanye. Ntabwo igihe cyose abantu muzahuza. Ntuzigere wumva ko ugomba kubona uko abandi babona ibintu. Ubuzima bwawe ni ubwawe, uzaharanire gukora ibyawe nubwo abantu batakumvikana nawe. Abantu bazatangira kubona ko ibyo bakuvugagaho cyangwa se bagutekerezagaho nta kintu bikubwiye, kandi bazabonaho yuko utandukanye n'abandi bantu muri rusange. Ikindi cyagufasha kuba umuntu wihariye ni ukwita ku myambarire yawe. Bimwe mu bintu bizatuma utandukana n'abandi bantu harimo n'uburyo wambara. Uzishakire style y'imyenda ikubereye aba ariyo ujya wambara. Ubishatse wazajya uvanga imyenda ukihimbira imyambarire. N'abandi bashobora gutangira kwigana imyambarire yawe bityo bikagaragara ko wihariye. Ikindi cyatuma uba umuntu wihariye ni ugukora ukareka gutekereza gusa, ugashyira ibintu mu bikorwa. Nibyo hari ibyo uhora utekereza ko ushaka gukora, tuvuge nka business runaka ndetse n'ibindi. Ntibigaherere mu kubitekereza, ahubwo ujye ukora ibishoboka byose utangire kubikora. Ikindi cyagufasha kuba umuntu wihariye, reka gushaka kuba nk'abandi. Haba hari abantu ufatiraho urugero, yaba abakinnyi ba filime cyangwa se nk'abahanzi. Ibyo birumvikana, ariko ni byiza ko wowe waba wowe aho gushaka kumera nkawe ugakora nk'ibyo akora. Ikiza ni uko wamwigiraho yego, ariko ntumugendereho kuri byose. Imbaraga wakoresheje wigana abandi uzikoresha ushaka uburyo wakora ibintu byawe. Muri ubwo buryo uzaba umuntu wihariye kandi ufatirwaho urugero. Kuba umuntu wihariye ni byiza, jya ukora ibigushimisha kandi ureke guhora ushaka kumera nk'abandi. Ikindi, uzafata umwanya wige umenye ukuntu uteye ndetse n'ibikuranga byose. Ibi bizagufasha kumenya ko wakwifata ndetse n'uko wakora ibitandukanye n'iby'abandi. Ibi bishobora kugorana rimwe na rimwe, ariko ni byiza ko watandukana n'abandi aho kugira ngo umere nk'abandi bose. Kuba wowe nicyo kintu cya mbere kizatuma utandukana n'abandi, kandi rimwe na rimwe bibasha gutuma ugera ku ntego zawe z'ubuzima, kuko uzaba ukora ibintu utagendeye kuko abandi babikora. Kanda subscribe niba utarayikora, ukande like, usige comment, ukore na share nyinshi tujye tubana buri munsi mu bindi biganiro. Njye nitwa Charles Gahigana. Hasta la vista.